mfite n'abandi bantu bankunda tutaziranye, ntago umuntu abura abantu bamukunda. Ntago n'umuntu uzakwanga ngo nukuri umukene, uwo nguwo aba areba hafi cyane ntazakubabaze, kuko icyo afite ntago yakivukanye. Nta nubwo ari shuwa neza ko azahorana ibyo bintu afite. Ikindi ku bantu mugira abana murera, mu bantu mubana nabo bo muri famiye zanyu, niba mu rugo mwari mufite umukozi hakaza umufamiliye kuhaba ukamwirukana, kandi yaragusanze kugira ngo byibura nawe agire ikindi kintu ageraho, njyewe ukuntu mba mbyumva, ntabwo nzi nimba ari umukobwa cyangwa ako ni umudamu, kuko yatubwiye ko afite umwana. Uyu mudamu ntabwo nzi, nyine muri message ye hari aho nagiye nsoma nabi kubera ko byanditse nabi, ariko mu bintu yanditse nzi ko buri muntu wese yakuramo ikintu nyine kimwigisha cyane. Nimba uri ahantu wikumva ko bagomba kugufata mama umuntu akwinginge, mufite nabikora. Nshobora kuba umuranga mu bundi buryo, nshobora kuba ntafite umusore nakubwira ngo ngiye kukurangira uyu nguyu ngo akubere umugabo pe, ariko ugasanga uzakubera umugabo nunyuze hano wenda kuri Sharange akavuga ati okay, mpa nimero y'uwo muntu ngiye nzamuvugisha, nzabikore gutya. Ikindi ahubwo uze kumbwira nubona kino kiganiro, mbona amafaranga make njya kwibana, mbaho mbabaye n'inzara, ndira njya gushaka papa w'umwana ngo amwandikishe aranga, ndataha nguma kubabara, nyuma mbona undi tubana naje gusubira kureba papa w'umwana, arambwira ngo ntashaka ko umugore we abimenya. Okay, nshuti yanjye, niba kuranga bibaho, mu ndangire ngiye gusara byonyine, kutagira ukuba hafi birababaza. Umwana yarakuze, numva nanjye uwama uwo dufatanya urugendo, nashima Imana. Iyo nirebye mbona ntacyo mbaye cyambuza gukundwa, yewe nta bibi njyamo byantera kutubaka, ngakeka ko nzira ubukene ndimo. Nukuri ndababaye cyane, Keca ndakwinginze nyumva. Icyo gihe nari umwana uri kumwe na mama we, nubwo uwo mwaka ari nawo mama wanjye yapfuyemo mu kwezi kwa 4, ariko nari muto, nta nubwo nari nzi ukuntu bashaka abagabo. Rero umugabo nahoze nsaba Imana n'uw'Imana yamaye, alhamdulillah ya Rabbi, ko wamaye umugabo nashakaga, ku myaka nashakaga. Muraho mumeze mute? Amahoro y'Imana bane namwe. Uyu munsi rero hari ibiganiro najyaga nkorana mbere, icana yanjye igitangira, by'abantu bajyaga banyandikira bafite ibintu nyine bibagoye, aba yumva wenda we ku giti cye cyangwa umwe babiri batatu biganiriza, akumva ibisubizo bari kumuha ntabwo biri kumunyura, cyangwa akavuga ati se nagendera kuri ibi bintu nkasa nkaho mubutse. Rero habaho abantu bagiye banyandikira icyo gihe, akambwira ati wenda ntuvuga amazina yanjye, ariko uvuga ibi n'ibi twumve ikintu abantu bari bungiremo inama. Nanabashimira ko icyo gihe mwabikoze neza, kandi n'icyo gihe narabashimiye. Rero uyu munsi hari umuntu wanyandikiye message, nifuje ko n'ubundi nabivugaho. Urebe mfite message nyinshi bya hatari, none mise nyoberwa ahantu. Okay, nayibonye. Ngiye kubasomera ikintu cya mbere ngiye kubasaba abakunzi banjye. Umuntu nimba agishije inama gutya, ntabwo ari byiza kujya muri comment ukahita wandika ngo ariko ngo icyo ngicyo ngo ibiki n'ibiki, hoya ntabwo ari byiza. Aba yabivuze ko yakaba yumva we ku giti cye
nyine adashoboye kuba yakwifasha cyangwa se kubera ko nta muntu aba afite, aba akeneye no kumva ibintu bituruka mu bantu benshi, sibyo? Rero niba ugiye kugira umuntu inama, andika neza, cyane niba wumva hari ahantu afite ikosa umubwire uti nawe ahangaha wagizemo amakosa, akapana kuvuga ngo ariko ngo abantu ngo murikunda ngo ushaka ko bakwiga ibintu nk'ibyo. Ikindi nkakunda ukuntu kambireke nabyo gukunda ukuntu, reka mbabwire, uwo muntu yaranyandikiye ngo mwaramutse neza, nifuza kuguha inkuru yanjye ukayivuga. Ntabwo ndi buvuga amazina ndi kubona kuri WhatsApp kuko nta nubwo yambwiye amazina ye. Yanyandikiye ngo nakuze iwacu turi mu muryango ukennye, niga nabi, turiho nabi pe, gusa naje gutwita par accident, niga segonderi, ubwo urugamba rw'ubuzima ruratangira. Nabaye ahantu henshi ntwite, hari aho nageze birukana umukozi, aba ari njye uba umukozi kandi ari famiye. Mbaho mu ubwo buzima ntabonana n'uwaneye inda. Mba mu marira mu bibazo cyane ko yahise anyihakana, naho nabaga imesaje ariko irimo udufoto twinshi muri ihangana, ngo aramwihakana. Naho nabaga bahoraga bantuka, kujya kwa muganga kwipimisha mbura uwo tujyana kandi nari muto. Mbaho ngo kwipimisha mbura uko njya, nyine buri uko ajya kwipimisha, nari muto. Mbaho uko bemeye kumpima inda igize amezi 7. Ibaza kweri, pole sana. Nagiye kubyara nta myenda, nta mituweli, Imana iramfasha mva kwa muganga, abantu bampa imyenda nambika umwana. Nambika umwana. Nabayeho mu marira n'agahinda, ntawe mbwira, mbana n'igikomere, numva nanze abagabo. Ndibuka aho nabaga uwo muhungu uri kurira ari gutuma mpita mbisimbuka. Ndibuka aho nabaga narwo ngo aribuka aho yahoraga arwaye kuva kubera nakoze ntarakomera umugongo, nkomeza kubaho nabi. Naje kuhava njya ahandi kuko aho bari banyirukanye ngo umwana arararira, ubuzima bwaje kungora. Ariko abantu nta ruho mugira, ukirukana umuntu ngo uruhinja rurarurira. Ni uruhe ruhinja se rutarira? Niba ari byo koko mwarahemutse. Nkajya njya guhiga metse umwana, nkajya njya guhinga metse umwana ntabizi kuko nari narahinga. Natangiye kujya nkora ibiraka by'ubuyede, mbona amafaranga make, njya kwibana, mbaho mbabaye n'inzara, ndira, njya gushaka papa w'umwana ngo amwandikishe, aranga. Ndataha nguma kubabara. Nyuma mbona undi tubana, naje gusubira kureba papa w'umwana, arambwira ngo ntashaka ko umugore we abimenya kuko yanshatse ngo ntashaka ko abimenya kuko yanshatse ntwite. Bigeraho ndamureka, ndera umwana. Guhera ubwo ntiyaje kureba umwana, kugeza ubu umwana ntazi se. Nabayeho numva umutima urushye, nkumva abagabo ndabanze cyane, ko ntawe dukundana. Nkumva abagabo ndabanze cyane, ko ntawe dukundana. Ngo mbere
ngo cyane ko nawe ndakundana nawe ngo ambere mu buzima. Umwana ni mukuru afite imyaka 15 gusa nabanye n'igikomere aho numva bishize nifuza gushaka ngo nubake ndamubura pe. Nukuri nifuza urugo ariko byaranze. Nibaza niba Imana yarandemye kubaho yarandemeye kubaho mbabaye. Nta wamara agahinda naravuzwe ibintu rero byansanga biri kunshanga ntihangane gusa ibintu birababaje. Nta wamara agahinda naravuzwe ndakukwa bigeraho ndiyakira. Nibaza niba nzaguma uku bikanshanga. Nukuri ndaremerewe cyane, umubabaro warandenze numva umutima wenda guturika kuko n'ubu ndi mu buzima bugoye. Narwaye agahinda gakabije nkabura nunkomeza, ndasenga nkabura igisubizo. Nibaza ko Imana yandetse. Nshuti yanjye, niba kuranga bibaho mundangire, ngiye gusara byonyine. Kutagira ukuba hafi birababaza. Umwana yarakuze numva nanjye uwama uwo dufatanya urugendo. Nashima Imana. Iyo nirebye mbona ntacyo mbaye cyambuza gukundwa. Yewe nta bibi njyamo byantera kutubaka. Ngakeka ko nzira ubukene ndimo. Nukuri ndababaye cyane. Keca ndakwinginze nyumva. Ngiye kuba gitifu. Uyu muntu yanyandikiye hashize iminsi. Ngewe narayimusubije uyu munsi saa 6 z'ijoro. Umbabarire mbere na mbere kuba warumvishe wansangiza agahinda kawe nkatinda gusoma message zawe nkatinda kugusubiza. Namwandikiye bonsoir Paul sana nzabikoraho. Arambwiye Imana iguha umugisha cyane, uzabimfashemo, Imana izaguhembe, ngiye gusara pe. Mbere na mbere mu bintu yavuze, wihangane. Imana niyo ibizi igihe cyiza kuri twebwe. Imana niyo izi abantu beza kuri twebwe. Uwo ni ngewe. N'abandi mudufashe muri comment mumwandikire mumubwire neza. Iyo ifitiye agahinda sinyeneye ko mujya namwe kumwongerera kandi. Ari igihe aba adafite n'abantu aganiriza ibyo bintu bye, byibura yumva ko gahinda kagabanyutse. Rero ngiye ku giti cyanjye, Imana igufashe iguha uwo muntu wifuza kandi izabahuze nawe ari we muntu yifuzaga. Apana kuba wowe wazahura n'umuntu ukamukunda n'ubundi ukongera ukabibabariramo. Kandi ubukene ntago bivuze ngo iyo umuntu ari umukene ngo nagabona abantu bamukunda. Barahari, hari abantu badukunda kandi ntago dufite amafaranga turabakene. Hari abantu badukunda nka Mutabazi yarankunze, mfite n'abandi bantu bankunda tutaziranye. Ntago umuntu abura abantu bamukunda. Ntago n'umuntu uzakwanga ngo nukuri umukene, uwo nguwo aba areba hafi cyane ntazakubabaza kuko icyo afite ntago yakivukanye. Nta nubwo ari shuwa neza ko azahorana ibyo bintu afite. Ikindi ku bantu mugira abana murera, mu bantu mubana nabo bo muri famiye zanyu, niba mu rugo mwari mufite umukozi hakaza umufamiliye kuhaba ukamwirukana kandi yaragusanze kugira ngo byibura nawe agire ikindi kinageraho, ngewe ukuntu mba mbyumva naharanira ko uwo mukozi namugumana n'uwo mufamiliye akaba ahari. Wenda uwo mufamiliye akananira ariko uwo mukozi ahari, wenda wakazicara akavuga ati ntago ntahageze ngo birukane umukozi, narahageze nkora gahunda zanjye nk'ibisanzwe, narahageze numva nyine ndishimye, ntabwo bibaye bibi kuruta uko wowe wafata umuntu ukajya kumushyira mu buzima butari bwiza kandi muri kumwe.
rero wihangane kuri uwo mufamiliye wawe wakoze ibyo ngibyo. Ndizera hari igihe umuntu abikora nyine avuga ati okay, muzanye mu rugo rwanjye ndamumenya ndamugaburira araba mu nzu atishyura, nanjye rero agomba kugira gutya. Ntabwo aba ari byiza, ntabwo nzi nimba Imana iguhembera icyo wari ugiye gukora, kuko uba ufite akandi kantu ku mutima kawe ka manguhe. Yego muri Kigali byabaye manguhe, niyo bitabaye manguhe ako kanya uba uvuga uti niba uyu muntu ubigenze gutya, nzi ko nanjye mu gihe kizaza bizagenda gutya, sibyo? Ariko ni byiza kugira neza. Njyewe ku giti cyanjye ushobora kunjena ka gihumbi kugira wumve ikintu kiva mu kanwa kanjye, ariko birahenze. Wanyumva mbishatse, ntago wanyumva ko yakobo ubishatse. Ushobora kunkorera amafuti menshi ukavuga uti noneho aha ngaha ndabizi ko ari buturika akavuga, ahubwo noneho nkadadira kurushaho. Rero nanone uyu mukobwa ntabwo nzi nimba ari umukobwa cyangwa ako ni umudamu, kuko atubwiye ko afite umwana. Uyu mudamu ntabwo nzi, nyine muri message ye hari aho nagiye nsoma nabi kubera ko byanditse nabi, ariko mu bintu yanditse nzi ko buri muntu wese yakuramo ikintu nyine kimwigisha cyane. Nimba uri ahantu wikumva ko bagomba kugufata mama umuntu akwinginge kuri buri kintu, hoya. Niba nanone umuntu muri kumwe nawe ngo nuko ari mu rugo rwawe, wijya kumufata nabi, wumve ko ugomba kumutunenga, ugomba kumugira gutya, oya, ntabwo ari byiza. Aka kanya ari mu rugo rwawe, ejo nawe ushobora kuba mu rugo rwe kandi wari ufite urwawe. Birashoboka. hano hanze hari abantu babona amafaranga pe bakayabona, ariko nyuma y'iminsi mikeya, nyuma y'imyaka 2 ugasanga amerewe nabi. Sindi bujya kuvuga ingero z'abantu byabayeho, ariko nzi ko namwe ku myaka mumaze kugeramo mufite abafamiliye cyangwa abantu mwabonye kuri YouTube muzi bagize amafaranga ariko bakamererwa nabi, bakongera bakayabona cyangwa se bikananga. Rero ibintu byose biba bishoboka mu buzima turimo, icyiza kirashoboka n'ikibi kirashoboka. Mumfashe rero tugira inama uyu mudamu mwiza wangiriye icyizere, yari afite kuba yakandikira n'abandi bantu bafite YouTube, kuko hari abandi bantu nabonye nabo basigaye babikora, babandikira bakavuga ikibazo cyabo bakabagira inama. Yari afite kuba yabibwira abandi, ariko yaranyizeye. Warakoze kunyizera no kwizera abakunzi banjye, wabonye ko hari umusaruro wavamo. Rero kanizere ko muri buze kumugira inama akagira ikintu yabona. Yayasoje avuga ngo nimba kuranga bibaho tumurangire. Nkanjye ahangaha sinkubeshye, mfite nanjye abandi bantu bari hafi cyane nzi imico yabo nzi imico yabo, mfite n'amafoto yabo. Nshobora kumva umuntu ngo ashaka umudamu wo gushaka, nkaba navuga ati ndabizi, yego umuntu simuzi 100%, ariko byibura hari imico nzi wagenderaho uvuga uti uyu muntu abaye umugore w'umuntu ari njye wabigizemo uruhare, nabyishimira. Hari nk'igihe umuntu afite abantu be 2 b'inshuti ze cyangwa 3, rwose nyine wabikora, ariko simvuze ko nawe mufite nabikora. Nshobora kuba umuranga mu bundi buryo, nshobora kuba ntafite umusore nakubwira ngo ngiye kukurangira uyu nguyu ngo akubere umugabo pe, ariko ugasanga uzakubera umugabo nunyuze hano wenda kuri chanange akavuga ati okay, ma nimero y'uwo muntu ngiye nzamuvugisha, nzabikore gutya. Ikindi ahubwo uze kumbwira nubona kino kiganiro, umuntu uzansaba nimero yawe nzayitange, umbwire niba uri tayari, kuko bashaka kuzayinsaba ari nk'ijana nkayitanga, ariko ugasanga muri abijana nta n'umwe muzima urimo, bajya kugutesha umwanya. Cyangwa se ugasanga harimo umwe muzima, cyangwa ugasanga inyisabwe n'umuntu umwe akaba ari nawe muzima, cyangwa akaba ari n'umwe atari muzima. Byose birashoboka. Ariko Imana njye nicyo mwifuriza, Imana aba ariyo yaguhitiramo kuruta uko twebwe twaguhitiramo nk'abantu, kuruta abantu bareba ibiganiro byanjye ashaka kuvuga ati mfite musaza wanjye ukeneye umwana wakubiswe n'ubuzima. Buriya reka mvuge ngo ku mfubyi no ku bantu bahuye n'ubuzima bukomeye, sha
turubaka kuko nanjye nabaye imfubyi nyine na mama ngira narabivuze, nzi n'ubuzima bushaririye pe. Ntabwo ndi wa muntu waburara umunsi umwe ibiri ngo asare, ngo atangire yita umugabo we ko ari ipanji, ngo atangire amubonemo ko isura ihindurije. Ntabwo ndi wa muntu ubuzima bwose bushoboka umuntu akeka ko ngewe ntabamo, nabubamo n'umutima unyuze umva unezerewe. Rero kenshi ku bantu baciye mu buzima butaboroheye barubaka, ariko nitwirengagize ko hari n'abantu baca mu buzima butaboroheye b'imfubyi bimenya, ariko ugasanga mu mutwe harapayutse pe, zarabwinywereye, nta kintu kimubaho ngo kigire icyo kimara. Nimba hari n'akantu kabahuye nako karaba nkaho kabaye ku wundi muntu, kandi nabwo atagomba kwigiraho bitamureba, nyine akabona yikomereje ubuzima kwa kundi bibaho. Ariko abenshi 80% abantu babaye mu buzima butaboroheye b'imfubyi. Ikindi ku bantu barera abana babo bonyine, abo bantu bakunze kuvamo abamama beza, bakunze kuvamo abagore beza bubaka urugo rukamera neza, ku buryo umugabo arutahamo akumva aratashye pe, akumva aragiye mu rugo agize amahoro. Ntabwo bibaye kwa kundi niba akazi kanagera 11:00 ziragize akavuga ati mana yanjye iyaba byasubiraga bikaba 6:00, ubu ngiye kujya kubonana na rya dobo ririnza kuri zirigire gute. Nzi ko ngewe mu bantu nzi bafite ingo zimeze neza zishima Imana, abenshi ni imfubyi, abenshi ni abantu babayeho ubuzima bugoye, bafite ababyeyi ariko babaye mu buzima bubagoye cyane bakabunyuranamo n'abo babyeyi babo. Abandi rero bafite ingo zitameze neza, so kuvuga ko batazi ubuzima nyine butari bwiza. Birashoboka hari igihe ushobora kuba uzi kwihangana n'iki, ariko ukaba uri kumwe n'umuntu wo kukunaniza gusa. Rero iyo wanyuze mu bihe bikomeye, ikindi ukirukanyira kujya gushaka, ugasanga utazi icyo ashaka ngo afate icyo abonye, ugasanga nyine upfuye guhubagurika uhuye n'umuntu kubera ko ngo imyaka ngo yansize, ngo ngeze ngo mu myaka ngo 35, ngo ngeze mu myaka ngo 45, nyine ugasanga ugiye kubibabarira kuruta uko wakagize na yubiri uri wenyine ariko ufite amahoro, sibyo? Hari igihe ngewe najyaga nifuza ko nabana n'umugabo yanshaka mfite imyaka 25. Imana yaranyumvisha icyo kintu kiraba, yanshatse mfite imyaka 25 n'amezi, kuko nakoze ubukwe mu kwa 7 kandi nujuje imyaka 25 mu kwezi kwa 2. Ariko nujuje imyaka 25 tariki 11 z'ukwa 2, tariki 12 z'ukwa 2 subirana na Mutabazi, kandi uwo munsi 12 twahise dupanga gahunda y'ubukwe. Twanzuye ko tugomba kubana, ko turaziranye, twarakundanye hazamo ibiki, ariko turaziranye ntago turi ba bantu bakeneye imyaka n'imyaniko yo kwiganaho. Cya kintu rero nasabye Imana yarakimaye. Kuri ya myaka nifuzaga ko banshaka mfite 25 byarabaye. Ikindi nahoraga nyisaba umugabo nkunda, umugabo w'umusiramu. Imana yarabinkoreye. Hari abantu bize kuvuga ngo Mutabazi ngo yabaye umusiramu kubera ngewe. Wapi, si n'ubwa mbere mbivuzeho. Yabaye umusiramu 2024, nari mfite imyaka 7. Icyo gihe nari umwana uri kumwe na mama we, nubwo uwo mwaka ari nawo mama wanjye yapfuyemo mu kwezi kwa 4, ariko nari muto, nta nubwo nari nzi ukuntu bashaka abagabo. Rero umugabo nahoze nsaba Imana n'uw'Imana yamaye. Alhamdulillah ya Rabbi ko wamaye umugabo nashakaga, ku myaka nashakaga, kuko hari byinshi naravugaga Mana nzakurana n'umwana wanjye w'umukobwa turi twenyine. Numvaga atari ko ngiye mbyifuza, numvaga nifuza ko naba ndi kumwe n'umupapa, umwana akabona igitsure bikamera gutya. Ni uko nabyifuzaga. Alhamdulillah Nyagasani yarabikoze. Rero uyu mumama wanyandikiye ahantu yavuze ngo, hari ahantu yanditsemo
ngo yibaza niba ngo Imana yaramutaye cyangwa yaramutereranye, ariko ntabwo twebwe turayisaba, ariko ni byiza ko turindira tugategereza icyo gihe, Imana yo ikazavuga igihe nakugeneye cyageze. Kandi iyo Imana iguhaye ku gihe yakugeneye, izina ry'Imana urishima kuko ibiguhaye, umva ibiguhaye byose. Rero ikintu ngiye ngusaba ku nama yanjye ngewe nakugira, ni uko wakwihangana mbere na mbere. Hari igihe tugeramo ntitube dukeneye amafaranga, ntitube dukeneye abantu batubwira amagambo meza, ntitube dukeneye abantu batubwira amagambo mabi, ntitube dukeneye ibintu byinshi mu bandi bantu, ntitube dukeneye ikintu kigurwa kugira ngo tubone, ariko tukaba dukeneye kwihangana. Nta duka nzi ricuruza kwihangana, nta muntu nzi uhereza undi ngo akira nkuranguze ku kwihangana, ngo akira ngo bigende gutyo. Ntabyo pe, nta hantu mbizi. Nta gishingwa ku mugani gisigaye, banza kubitwara kubera ntabwo babijyana. Okay. Nzi ko nta hantu na hamwe bacuruza kwihangana, nta na hamwe pe, kuko hari abantu bagira kwihangana gukeya, hahari bajya kwirangurira. Kristo uhita uyishyiraho. Okay. Nta hantu na hamwe habaho bacuruza kwihangana, umva hahari nk'uko mbivuze, nta muntu utajyayo. Yagenda akajya kurangura rwose, akuzuza mu rugo akanadepa ariko ntahahari. Rero mukunzi mwiza, ugomba kwihangana, ukanahuzaho isengesho, ugashyiramo n'imbaraga, ukanahindura n'isengesho. Hari igihe usenga mu buryo bumwe bikanga, bikaba ngombwa guhindura. Ni byiza mu buryo wasengagamo, wige no gusenga n'abantu batazi gusenga. Uhindure isengesho, usaba Imana iguhe no kwihangana, ikurinde nuko nugucumura, kumva ko Imana yakuvuyeho, ikurinde ko wacumura muri ubwo buryo. Iguhe kwihangana, sibyo? Iguhe umuntu mwiza, kandi ujye unayisaba. Uyisabe Imana, ndashaka umugabo umeze gutya, ndashaka umugabo unkunda wenda kuruta uko mukunda, ndashaka umugabo umeze gutya na gutya, umugabo ufite ubu bushobozi, byibura uzabasha kuntera inda tukarera uwo mwana, umugabo byibura uzabasha no kwishyura iyo nzu mukodesha, akazanabasha, Imana ikanabaha ubushobozi mubana mwembi mu kubaka iyo yanyu. Ariko ugasaba uwo mugabo wumva wifuza arahari, kandi Imana niyo ibitanga. Nabo ngabo ubona bafite n'Imana yabahaye, kandi nabo bari basenze, bari basabye. Nawe rero Imana uyisabe, iguhe kwihangana no gutegereza, iguhe inshuti nziza, pana za zindi zikubwira ngo ngo imyaka yagusize noneho, ngo Imana igufashe ngo uyu mwaka ntugusige ngo utarashaka. Abo bantu nabo sinzi, hari n'igihe uba usanga ntabwo aba ari byiza. Hari amagambo aba mudakwiriye kubwira abantu. Uricaye urifashe ubwiye umuntu ngo imyaka yagutwaye, kandi ugasanga umuntu uri kubwira afite nka 27 cyangwa 9, ngo imyaka yagutwaye, ngo Imana ugasanga wowe uri kubimubwira, niba waranabanye n'umugabo igihe kinini wamazeyo n'umwaka umwe cyangwa se ni munsi y'umwaka, ariko ugiye kumushyira kuri pressure itabaho. Kandi nubwo hari igihe abantu bihagarara akavuga ngo ngiye ngo niyo babimbwiye ngo nta hantu binkora, nshuti yanjye yari wenyine karagaruka kavuga ati ariko ko buriya nimba yanyitegereje, yatangiye kubona nabaye gutya, yatangiye kubona. Imana niyigena, kandi tugeneye bigenda neza. Nimukajya kubwira abantu amagambo ngo ashaje, ngo wagize yamaze. Nimba yanashaje koko, nimba yashaje byanyabyo yamaze. Niba ashaje asaziye muri geto yishyurira, cyangwa asaziye iwabo, hari ikintu bigutwaye aho? Niba udashoboye kumubwira amagambo meza, mureke, wijya no kumubwira mabi. Nta tegeko rihari ry'uko ku kintu cye cyo gushaka ugomba gusiga hari ijambo ushyizeho, ryiza cyangwa ribi. Rimwe na rimwe niba tudashoboye kubwira umuntu ibintu byiza, tugenda tureka no kwirirwa tumubwira ibintu bibi. Umva, ndayavuze. Nitwa Jaria, ndatashye, ariko
abantu muri kuriza ibintu byo gutwara ibishingwe namwe mugabanye. Aka kanya nishyuye 6,600 angahe ngo by'ibishingwe. Uzi ko muzatuma umuntu atarya this way. Mugabanye byibura bijye biba nka 2 cyangwa 3 wenda byakabije, ariko mwijya kuzamura hejuru ya 5. Noneho ukuntu ibishingwe biba ari byinshi umuntu arya buri munsi. Apana, mugabanye mugire impuhwe, mushyiremo imiyaga sibyo, muduhuhiremo mutworohereze, mutubabare, muturwaneho, mugabanye ku bintu by'ibishingwe pe, kuko bitari ibyo twazajya gutura ahantu hari dufite imirima yacu tukajya turinagamo, ariko si umwandara kugira hazemo ifumbire, ariko hari ibintu biba bitabora byahita biba umwanda. Mutubabarire, mutworohereze, mudukaturire. Ariko ubundi kubera icyo abantu batajya mu biciro kuri icyo kintu byivura ujya uvuga ngo ni 6 cyangwa 10, nyeka ko hari karitsiye zishyura na 20, ariko z'aba bantu bafite ibiceri byinshi. Ubundi bakabaye bavuga ibishingwe turabitwarira wenda 10,000, ukahita ati ho yagabanya rwose ni 4 tukajya mu biciro, sibyo da? Ni blague. Mwakoze rero kunkurikira. Imana nyine nk'ibisanzwe y'ibamera byose mwifuza, kuko nanjye muma byose. Imana ijye bamera byose. Ikindi mukomeze murebe ibiganiro byanjye, mujye mubireba birangire. Mukomeze mumbwire ibintu ngomba gukoraho, kubera ko nabyo biramfasha mu gutekereza no mu kwagura ibitekerezo. Ni iby'ingenzi cyane kubagira. Muramfasha cyane. Nta munsi ntazatangira cyangwa nsoza ikiganiro cyanjye ntabashimiye. Ubwo nzaba natangiye kwibagirwa ko mwafashije guhera ku munsi wa mbere kugeza igihe ntazi, kuko sinzi igihe nzavira kuri ino YouTube. Ntabwo nyizi pe, kereka umunsi nzaba ntagihumeka umwuka w'abazima. Ariko ni njyewe namwe, ni njyewe nayo. Nongere mbabwire ngo gift ikomeye cyane nifuza ku myaka yanjye 27 nenda kuzuza mu kwezi gutaha kwa 2, ni y'abasabi 10,000. Ubu aka kanya tuvugana kandebe abantu bariho, nzi ko niyo twaba turi 52,000 bukeye byashoboka 100,000 bikuzura, nk'uko nabonye njya kubona 10,000 ukuntu byagenze. Nzi ko rero no kuba mu kwa 2 namfite 100,000 binarengaho bishoboka, kuko aka kanya tuvugana hariho 68,000 bifunze neza. 68. Ni ubutamu. Ikindi ni ukuri ibiganiro byanjye muba mwabirebye, ndabishimira. Nanabasaba ko mukomeza mukabireba kurusha uko mubireba. Comment zikiyongera, nkakunda abantu bajya muri comment bakandika ibintu bipfuye amaso, hakaza abandi bakabasubiza. Umva, byose ndabikunda, byose ndabibona. Nubwo mutabibona ko nanjye ako kanya mbibonye, cyangwa muhite mubimenya, kuko ntago ikiganiro nakora ako kanya kiba kiri live. Aba muzakibona haciyemo n'ibindi gutyo, ariko byose ndabibona. Rero mujye mukomeza murebe ibiganiro byanjye nkuko mubinkorera. Mukomeze, murana turi hafi kuzuza 70,000. Nejo mu gitondo naba nabyujuje. Nejo bundi ugasanga ahubwo tariki 11 zanjye z'ukwa 2 nzigeze mu mfite 100,000 birenga. Kandi nyuma y'100,000 n'ubundi nifuza kuzagera mu bindi na miliyoni kuzura n'imwe n'ebyiri. Nuko twagiye kanjye kurya, ndashonje, merewe nabi, ntago amaraso ari gutembera neza. Imana ibandindire, Imana ibamere ikintu cyo kurya. Abana bo mu muhanda, abantu wenda mutaba mu muhanda ariko mutari kubona ikintu cyo kurya, Imana ibamere. Njyewe iyo mbona ngiye kurya nsabira n'umuntu rwose utabiheruka, utari bunabibona uwo munsi, ko Imana yabibaha kandi ikabibaha bihoraho. Imana ibamere umugisha. Bye.